Abantu benshi bajya bibaza impamvu iyo baryamye barota bakora imibonano mpuzabitsina, nyamara ntibamenye mu by'ukuri ikiba kibyihishe inyuma. Igitabo Love Spells cyanditswe na Marianne Viserich kivuga ko ushobora kurota ukora imibonano mpuzabitsina bitewe n'ibyo uba wiriwemo, ahanini usanga biba byiganjemo ibiganiro by'imibonano mpuzabitsina. Rimwe na rimwe hari igihe ushobora kurota ukora imibonano mpuzabitsina n'umukunzi wawe mwatandukanye, kandi nyamara mutarigeze mukorana icyo gikorwa mu gihe mwari mukiri kumwe, ariko nyuma ukisanga warose mukorana imibonano mpuzabitsina. Aha bisobanura ko mushobora kuba mugiye gusubirana mukongera gukundana. Hari n'abandi barota bari gukora imibonano mpuzabitsina n'icyamamare runaka. Aba bisobanuye ko wowe waramuhariye igice kinini cy'ibitekerezo byawe, kandi akenshi uba umutekerezaho ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, bityo waryama ukamugarukaho mu ndoto ukisanga uri gukorana nawe igikorwa cyo imibonano mpuzabitsina. Ushobora nanone kurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umukoresha wawe. Biba byerekana ko utizeye umwanya urimo w'akazi, ahubwo ukaba uhora utekereza ko nimuramuka mukoranye imibonano mpuzabitsina n'umukoresha wawe aribwo uzumva utuje, kuko wumva ko atakwirukana kandi mukorana icyo gikorwa. Iki gitabo kandi kivuga ko hari ubwo ushobora kurota uryamanye n'umukoresha wawe gusa kuko ushaka kuzamurwa mu ntera, kandi ukabona nta kindi kizabikugezaho uretse kuryamana nawe. Kurota ukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mukundana byo bisobanuye ko wakuruwe nawe akagutwara ibitekerezo kubera ko wamukunze bidasanzwe, ariko kwigarura bikaba byarakunaniye, ukagera n'aho utangira kujya urota murimo gukora imibonano mpuzabitsina mu nzozi. Inzozi ni kimwe mu bintu biranga umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi. Gusa ibyo turota biba bitandukanye bitewe ahanini n'ibyatubayeho buri munsi, ndetse n'ibyo tuba twiriwemo cyangwa se n'ibyabaye mu minsi yashize. Ni byiza rero ko dusobanukirwa n'ibyo tuba twarose, kuko akenshi biba bifite ubusobanuro butandukanye.